baraje uyu munsi n'uwanyu mugurure baraje ngo abana bacu batweze nimukibagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari mu nyato mugurure baraje mugurure baraje abatanga na bose mugurure baraje mugurure baraje dore sine y'igitego mugurure yaje mugurure baraje jeno binihibeze mugurure yaje mugurure baraje icyogere mu mpuha mugurure yaje mugurure baraje ngo abana bacu batweze nimukibagira furazi wacu babyeyi dutaramanye aha umubyeyi wacu Bizimana Fideli yaraturaritse ngo kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2022 tuzamwitabe hanyuma tugere mu rugo ngo adufitiye ubutumwa natwe rero twamwitabye ariko yararitse n'abavandimwe inshuti yararitse n'abavandimwe n'inshuti baturuka muri Nyagisozi yo hasi kugira ngo tuze gutaramana mbere rero yuko dutangira igitaramo reka umukaraza w'iwacu agabanya umurishyo w'inanga hanyuma nze kubasaba mwese mujye juru hanyuma dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe Imana niyo mutumirwa ikaba umukwe ikaba n'umusangwa mukuru muri iki gitaramo munyemerere rero pasiteri bamaze yose Daniel tumuhe mikoro hanyuma mujye juru adusabire Imana ize kubana natwe gushimiye ineza yawe gushimiye urukundo rwawe Yesu muri uyu mwanya tuneshejwe no kuba tubonye abashitsi binjiye muri uru rugo sabye cyane rero kugira ngo gahunda zose umwuka wera ari we ubana natwe mu murimo wo kwakira abashitsi umurimo wose ugiye gukorerwa ahangaha muri runo rugo ukorwe ari uwo guhesha izina ryawe icyubahiro gahunda zose dusabye kugira ngo uziyoborere dutangira kandi ari wowe udusuziriza muri gahunda zose abashitsi bacu ubahe kugubwa neza kandi bagira amahoro mu izina rya Yesu tubisabye amen. Nitwa Murindabigwi Auguste ndi umwana muri uru rugo kwa Bizimana Fideli aha turi ku gicumbi cy'umuco ni kwa sogokuru ntibaganira kandi sogokuruza wacu yitwaga Seyoyo yaduhaye rero umurage kugira ngo tujye twakira abashyitsi ngewe rero umwana mutoya Murindabigwi ntabwo twataziye umuco yadusigiye twakira abashyitsi neza turabataramye aha turi buze kubyinisha kwe n'imyirongi dufite ibinimba dufite indirimbo z'amoko yose ngewe rero ndi umutaramye mutoya ariko ubimenyereye mubyeyi Kiribete ntuzi ko ndi shebuja w'urugamba umugabo urubanza uruguma nkabisonga mu bisumizi udakangwa inyamusozi zindi nyimisakura igisagara cyabaye isobe nkagisimbukana ubukana umugabo utagira ubwoba ndi inyamibwa yo mu ndorwa ngendana ijabo iyo ntambuka tuguhaye ikaze rero iwacu unyemerere nareshatse kubwira abo dutaramanya abo turi bo iwacu ni Nyagisozi ya Busogo ya Musanze tubahaye ikaze wacu rero bavandimwe mubyeyi dutaramanye ntirusekanwa Inosa twakiriye umubyeyi Kiribete ngewe rero nakiriye abo nshoboye
ariko ndagira ngo uze kugeza urumpera umutware ikaze atagira ngo twari dutaramiye ku busa unyemerere umwakire nze gusa uraho neza urakomeye ndumva ibi binyabazungu bifite ikibazo nagiraga ngo rero nyakubahwa Kiribeti karame mbahe ikaze hano mu rugo rwacu rwa Bizimana umukesha gitaramo wacu nk'uko abivuze niwe twatoranije kugira ngo aduhagararire ariko mu buryo bwo gukesha igitaramo ariko na n'ubundi ijambo nitwe umuryango watoranije kugira ngo tubahe ikaze ndagira ngo rero nsabe mu mbere hariya hari umukaraza ntabwo twakiza abantu indirimbo n'imirya y'inanga gusa ahubwo ndagira ngo nsabe mu mbere hariya iwacu mu rugo rwa Bizimana tuguhe ikaze n'iri sibo cyangwa se iri tsinda uyoboye ndabona ari itsinda rimeze neza cyane rwose kandi ngira ngo mwabukereye tujya tunabanza gusenga Imana rero reka tubanze dusenga Imana ni umuco wacu iby'iwacu turabakristo ibintu byacu birasengeye Mana turagushimiye tugushimiye umwanya mwiza ibyo kurya n'ibyo kunywa byose biri bubone cyane byeze urakoze kubyumvise tubyambaze twizeye mu izina rya Yesu amen Kiribeti rero akira ku buzima bwacu ubu ndakubwiye ngo ugubwe neza hano mu rugo rwa Bizimana ntiwikange wabibonye ko tuguwe neza Imana iguhe umugisha kandi ubwo ntihagirire ikuvuna ibyo wumva ushaka kuvuga uze kurivuga bisi ntacyo wikanga Imana iguhe umugisha umumbera amashi uyu usangwa mukuru twakiriye kandi burya nakoze mu mbavu zawe numva ziregeranye isomo nayumve mbese numvise zimaze kwegerana numva amaboko yanjye n'ayawe ndabonamo ikintu biri guhura mbese amaboko uburyo araguha ntabwo wayoberwa uyabonera mwiramukanya ntabwo nyakiri kare Imana ihimbazwe icya kabiri nagize ngo ni amashini umudiho mwifitiye muri Nyagisozi byose birahari kwanzira useka rwinosa nasanze n'icyo kurya n'icyo kunywa byose biriho sirabisengeye Imana ihimbazwe ntimugire ubwoba ibyo kurya bihari n'ibyo kunywa ariko rero none umutwara abanza ngo yumve uko bimeze badapfunyikira amazi yumve ariko ntabwo yambesha ntabwo bishoboka reka nshakaboge numve icara ugumve neza uyisume wicaye rwose ntacyo wikanga wayumvise aho ntibaganira aziye adutoza Imana tugeze kwa Bizimana arabatizwa tumaze gutera ishoti imandwa dusingiriye umusaraba iby'ibanze wacu ni ugusenga Imana ishimwe numva rero nk'uko umubyeyi yari amaze kubivuga ati ntugirire ikuniga ndabona uvunyisha tuguhaye rugari ariko ntugire ngo nawe twakiye gusa twagira ngo nubwo ntawe usogongerera bose umanze wumve inyengo y'iwacu muri bose iraje basakari bagereho ariko twereke ukunigana ijambo umanze uganire n'umubyeyi mukuru tuguhaye ikaze iwacu murakoze bati natwe dufite igisekuru ntabwo twapfuye kuza gusa byibanda wa mirasano wa murega wa ngirira nuko abashaka abagarukiye aho ubundi twazakomeza nushaka kurekeraho Imana ishimwe imfura twaje turangaje imbere tunejwe n'Imana mu mutima nk'uko umusangiza w'amagambo atubwiye kandi dusanze wiziwe munezerewe muri mu gitaramo cyiza cy'imihigo ariko nk'uko uzi umuryango wa Semivumbi ntabwo dupfa kuvira mwaho kumva nubwo ubona turangaje imbere n'uyu mugabo uri imbere yawe nakubonye ariko ijambo mpagarariyemo ni rya Semivumbi kandi Semivumbi uzi ko afite umuco ndabizi ucara usanga ndabizi ndagira ngo umusore wanjye uzi kwikorera ndakumva anzanire ikibindi yateguriye
igitaramo kugira ngo dufatanye muri kunezerwa. urakoze cyane uje neza. Irya mbere ryaba ari iryo kandi nagusuje numva ibineza neza byuzuye kuva mu ngingo zo kuva mu birenge kuzamura ku bworobwa kazamuka umutima wose n'umutwe byose n'ubinanezerewe. Nakubwiye ngo impungenge niyo mpamvu iryinyo ryahise rigaragara ku mwanishimwe. Imana ishimwe. Rero ndasaba abikorezi mwongere vuba ko nzi ko se bivumbi yadutoje neza bagira ngo wihute hanyuma nzane intwererano y'umuryango hanyuma zana tambuka iwacu rero hafi iwacu kuko turi mu muco ndakumva kandi uzi ko twese tugomba kuzuzanya. Niyo mpamvu ubonye uyu mushiki wacu umukobwa wikoreye wakenyeye aya marwa hanyuma tukicara tugasangira ikiganiro kabunyemereye. urakoze cyane. umuryango wa Bizimana mwabibonye mwatanze amashisi buriya rero urakoze. ugize neza kandi koko kuko udusanze se wa muhungu wanje yagiye hehe ngo anyakirire. aha urakoze cyane nkuko udusanze rero usanze turi mu kiganiro kandi ikiganiro ngira ngo wabibonye ko wizihiwe mu muryango wa Bizimana. ariko usabye kwitira ndetse kwifatanya natwe usanze turi mu biganiro. ngira ngo turimo turagera mu gihe cyo gusoza umwaka twarimo twicara tuganira dutekereza ko twashoje umwaka tugiye kwinjira mu wundi kandi muri uko kwinjira mu wundi ni ngombwa niko iwacu dusanzwe tubigenza mu muryango wa Bizimana niko dusanzwe tubikora. urakoze rero ndagira ngo uyu mwanya manze nsabe umuryango wa Bizimana babihamisha ibiganza. uyu mugabo yifuje ko mu kiganiro twarimo tugirana twaza kumuha ikaze. ese urifuza ko ibiri ku murongo w'ibyirwa twari dufite n'iki wowe tugishyiramo? ndagushimiye narengeze kuri uwo mwanya ariko ntabwo nagera kuri uwo mwanya ntarimo nasoma. manzo ugotomere nagira ngo mbisabe numve hakiri kare. maze gutambuka ni rirerire kandi iyo umuntu amaze kukuha intebe akaguha n'intebo bicaza amabuno yombi. irya kabiri ndiho ndagira ngo kuko tunasanganwe mutwihanganire ndabizi ufite umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari kanyu. urabizi ndabizi kandi uzi kwandika neza n'ururangingo ariko ndagira ngo ngusabe umubiri ku murongo w'ibyigwa niba ari biteganyijwe niba ari 5 niba ari 6 niba ari 10 nimunyemerera muze kunyemerera iyo ngingo nayo yaboneka ingingo mfite uwitwa Semivumbi wa Mirasano afite winjira ku murongo w'ibyigwa. nakumvise nico gico rero nimunyemerera kurashira ku murongo w'ibyigwa ndaza kugura iyo ariyo. urakoze cyane. umwanya twamumuhaye sibyo araza kuvuga yego muraza w'iwacu. Ndacariyo rero ndakumva uko amaze kubitwemerera kandi ukabonejejwe n'Imana mu mutima. kankwegere byanje mwashize ku murongo w'ibyigwa. kankwegere reke ntature yirivuge ntature ngiye tatura kandi ijambo ngiye kuri tatura nshikiwe n'uwo muryango Semivumbi. yego mu gutatura ijambo mfite turimo twikiye tuganira hari umuryango wa Buregera mwene Semivumbi kwa Mirasano twabonye tugiye kumva tumva umwana umusore dufite arahepfo wacu umuryango wacu araje kibuno mpamaguru sinzi ibya biri kumwageza ndafasi wa mwana ubaye iki wakwicara tukaje mu gitaramo cy'imihigo tukaganira ati ntabwo nakwicara ntabwo byashoboka ufashwe n'ibiki totora cyari umusukobwa nabonye kwa Pasire Buregenosa
Name Pastor Dusekanwa Innocent. Bashaka kugira ngo bizagende bite? Tusabye muza kiribirenge mu mayira uje kumunsabira. Ijambo ryanzanye niryo gusaba umukobwa mu rugo rwa Pastor Dusekanwa Innocent. Niryo. Seko numva wazanye ijambo riremereye. Niryo. Uje kudukuramo umuntu ukamutwara. Ntabwo ari kumukuramo umuntu. Nakubwiye ngo icyifuzo cyawe ndamanza nsaba umuryango tugishire ku murongo w'ibyigo. Na asenze bese ko ibyambere byaciyemo. Rero turamanza tubwire umuryango niba bemera ko intego twari dufite tuba tuyihagaritse icyawe tukakizana imbere, kuko ibyo twari dufite bishobora gutwara n'amasaha. Biramutse bitwaye amasaha rero byatinda. Reka mbaze mukesha gitaramo Umwami naguha uburenganzira turaza kuza kukubwira n'ibindi. Mubyeyi Ntirusakanwa Innocent, imfura kandi ukaba intore ku ruhembe rw'iburyo mu muryango wa Bizimana Fideli. Uribuka ko mu cyanda cy'umwaka ushize wa 2021 yego umubyeyi Kiribeti Jean Baptiste yazanye n'ababyeyi bikoreye ibyibo ndabyibuka bakagana irembo ry'iwacu. ndabyibuka Uwo munsi yaje afite icyifuzo ngo aje gusaba irembo. ndabyibuka Noneho tumubwira ko dufite amarembo agera mu 12. Uzi ko tugira irembo ry'intama, irembo ry'abarenza amase, irembo ry'abagore b'ibinyaruka, irembo ry'abatahira, irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Ntararirekanya ati turasaba irembo ryinjira rigasohoka umugeni. Iryo rembo rero twararimwemereye, arifatisha ibimenyetso. Aravuga ngo imiryango izicara hamwe igihe nikigera azaza gusaba umugeni. None yanyujije SMS mu gikari ngo baherutse kuba bari mu gitaramo bicaye bari guhekenya amasaka y'ubusetura. Noneho aravuga ngo hari umuhungu bakomoka urukiryi witwa Vedaste ngo yari aturutse ku nkiko akikuye acyuyisha. Aravuga ngo afite ijambo. Umuryango wa Buregeya bicaye, uwo mwana arababwira ngo yagenze imihanda agenda imiharuro aza kubona umukobwa mu rugo rwa Bizimana Fideli ngo amushima mu mico no mu myifatire, ngo arababwira ngo bazaze bamumusabire. None rero nk'umusaza abivuze mu ncamake nabyumvise, nanjye narindi kumvikanisha igitekerezo cye. arakoze cyane. Nuko batajya bashima bari bakwiriye kukongera amashi. Imana ishimwe. Rero hari ikintu kimwe ndi kwifuza kumubwira. Umukobwa ni mugurwinka, usanzwe ubizi. Ibyo se kandi n'irembo risohoka umugeni waryumvise. Ahari waje wikwije ntiriwe nkugora, ahubwo kunyemerera gusa nicyo cyatinze. Ngakomeza ndacyariyo. Ndabikwemereye mu ruhame, ndabikwemereye mu ruhame. Ndagushimiye rero kuko unyemereye umugeni. Ndakomeza kukuba kandi nkubwiye ko twasenze ntabwo twapfuye kuvira kwangije. Ndahira turi ni inzoga yo gusaba umugeni. Iyi ni inzoga yo gusaba umugeni. Ubonye ko umutobe utandukanye no wa undi nabonye biratandukanye. Nabibonye. Ubonye ko biratandukanye. Umuryango wa Bizimana mwawe ayirebye. Iyi ni inzoga yo gusaba umugeni. Kirebe sobwe impundu zivuze kazamuka umugeni. Ndasaba kugira ngo wa mwikoreze wanjye atambuke nagire vuba. Bo wiceye bugufi rega cyari bugufi. nabe hafi nayibonye wayitegereje nayirebye kubitaho twumve. Ni Rutagwabira imishike irashoboye, ni Rusake. Muryango mwarebye sebwo ntabwo
ntabwo munezerewe uracyariyo ndacyari arya umuryango wanyu ni ikijerekani ni ikibuni ni iki mu muryango wacu tucita igicuba 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 amashi iyi ni imashini iwacu niko tuyita iwacu tuyita inyajoro bishatse kuvuga ngo iki mbese ikora amanywa nijoro imana ishimwe yaba ku manywa yaba na nijoro irakora bo hari ikibumbiro cya kizungu wanyu sinzi niba bakita ikibumbiro ni ikibumbiro imana himbazwe najeje amashi yajaje uyu mugabo yajaje kizungu oya ntabwo yakitwa bo iwanyu bakita igiki menya ari kimwe n'iby'iwanyu ni inkongoro kuko si ubundi ugira ngo ntiduturanye bo imana ishimwe rero kuri gahunda y'ibyari byatuzanye ariko nanone muzi ko umukobwa ari mu bigura inka ndakumva kandi muzi ko twazanye isuka nabibonye twazanye imashini ariyo yita najuru ngo ntajuru ridaca twazanye ikibumbiro twazanye inkongoro kandi ibyo ngibyo bigomba kuzi ko muri iminsi ya none ari ukorera mu kiraro ni iterambere pasiteri utaravunika nk'uko Eliyezeri cya gisonga cya Burahamu cyagiye gusabira Isaka umugeni kikagenda kikwije nawe turabona impano za mbere wahagurutse wikwije bagukomere mu mashyi kandi muntu mugira none noneho kugira ngo uyu muhungu umenya waciye mu gikari koko kuba ari ibindi waba wakoze oya uriya ni umutambyi kandi yampaye n'igaburo niyo mpamvu none unyemerere igaburo n'umukobwa wacu urabivanga oya ntabwo ndagurisha mushiki wanjye ahubwo kubera umukobwa wacu ari yego kandi ni muroro nkwere yego kandi ni zaninka yego ndaje ndamuvuga reka pasiteri we amanze akwitegereze neza nareba icyiciro urimo yicirire kwanza namanza akwitegereze narebe icyiciro we namanza ndebe nanjye ngurebe reka nkubwire namaze kukureba nakurangije ndazishaka nziza hariya mu gikuyu nkurikije uko umeze n'abagabo baguherekeje nziza mu gikuyu man si ubwo wabifotora kunzi ko waje wikwije nk'amanje navuga byinshi ntabwo turaboroze amashashi meza ibyo ndi kubyumva wikwiga uravunika tere kubivuga wikwiga uravunika ntabwo turaboroze ntabwo turabatunzi icyo ni ikintu kiriho rwose kandi buryo umuntu umukosha ushingiye kuko kumureba n'inkandagira nakubonye mbonye ibyo nakwitegereza rero amashashi 8 yego nayo kandi uziko ibikuyu cya mwene semivume na ntuza biri hafi biri kumwe ubwo naba naje nabi ngaho saho ubwongerera vuba mutange amashari kurira reka tubakomere mu mashyi mutange amashi none wanyemerera kugira ngo nze ntere kugutindira ukazana umushumba wawe akihuta bakatubwira ko zirimo hariya mwaduri wamuzana vuba turi nguyu ari hehe simbuka niba simbuke barebe aho ziri kurisha hariya mu gikuyu baze basubwire muzamura ako kantu zirahari Imana ishimwe reka mbaze sanze harimo inka nyinshi ariko ndangije nditoraniriza nazibonye nta kibazo nazirobanuye arakoze cyane ahubwo sinzi nimba ari umushumba umutahira uri kumwe na Damascene ahise aziryoherereza araziko
ikoranabuhanga rwose none yego ndi kugira ngo inka nazibonye ndagira ngo ngusabe urimo kwisabira urimo urasabira nde bimeze bite basaza bo muri iyi minsi ntawamenya abaziragera bagura bwije utubwire kandi burya abagabo bapfa amasezerano nubwo uri kumona amagaze muri ruhando rw'inzira turangije mu muryango wa Buregiya mwene Semivumbi yego kwa Mirasano yego ntabwo ari uhagaze mu mwanya wo gusaba wambe ntabwo uri kwisabira yego kuko mfite umusore wanjye wabona nakubwiye mu itangira ry'ikiganiro mfite umusore witwa Tuyishime Vedaste twamanje twayishima kunyumva neza natumvise noneho turazamuka tugeze hano twumva muri twe harimo akajwi k'ijambo ryitwa ngo uwo tugiye gusaba yitwa Iradukunda Claudine ngasiko Semivumbi haguruka mwene Mirasano nahaguruke haguruka nk'intwari haguruke ndebe tambuke gitwari twafite imbavu zuzuye imbavu zuzuye tanya mu bitaro muza manwara mu majyepfo majyaruguru mu mujyi wa Kigali barambura umuti kwa dogita Muna usanga kwa pastor gisakayibona icyo nicyo kibazo afite na ibindi byose ibyo nitara arakira tambuka neza ngo twabonye umuti w'umura pastor kabwo umaranye igihe kankwakire nkukorere mu ngata gatoya Veda bugiyanjeje make gatoya kumva egera bari abana hanyuma baramutse ndumva atari uyu nguyu ko n'uyu numva atari we ibe ko numva abangaba imbaraga ari nkeya ni nkeya rwose ngize batatu komeza abazanye Augustin wowe ndumva nukora mu gituza umva nta gitoto giterera ndumva nta gitoto ngeze hano hari icyo numvise bati niyari mu mwijima inyana imenye n'umukwe n'uyu nguyu reka tumukomere mu mashyi n'uyu nguyu hanyuma ubwo wamuvumbuye n'uyu nguyu aya nasi natemeye si waguhaye ni uguha y'iyo ntebe ngari hanyuma n'ibisonga bikugaragiye rambura iyo nkoni yawe ya gitware y'ubwami urebemo igisonga gisuka ibindi bisonga cyakuba iruhande ukumva umutekano wawe reka tubakomere mu mashyi uriya cyubahiro ni neza urareba ingabo ebyiri zisumba izindi kurinda neza hanyuma nazo uzerekeze imwe urayerekeza iburyo indi uyerekeze ibumoso bagucungirira umutekano impande zombi urabatunga inkoni hanyuma uberekeza aho ushaka none kutamubwiye ahari bwerekeze gusaba ngo umpe uburenganzira tumutumirire uwo yakunze aza mu biruhande adufashe gukesha igitaramo twamaze kubyemera n'umuryango wose bikansa w'umuryango wose mu ruhame babihamisha ibiganza ko bemeye yakoraga imirimo yose ariko mu bihamisha ibiganza ko mu mutanzi uko wakiri bete arakoze pasiteri yakisubirira mu byicaro hanyuma umukaraza akatuzamurira nkagira nti mumbwirire uyu Iradukunda Claudine ni muhundwa ngeyo wa Bizimana ukundwa n'indahemuka basaza urabe yose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeyewe uwo mwiza uduteye irungu nyiraba yose naninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeyewe
wibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikewe wamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikewe wamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabisize uhisemo kugenda korodina we uradusize urabisize tuzahora tugukumbura urabiza we igendere se nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikewe wamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano bakureze urabasize ubaguranye abandi dore basaza bawe urabasize agahinda ubasigiye bagaturende dore barumuna bawe urabasize urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikewe wamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikewe wamwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde. kugira ngo rero ngire icyo navuga reka nsabe pasiteri Nturusekanwa Innocent yegere ejuru kubera ko nta kibazo tubatambuke nari yego nta kundi twabikora ntacyo iyo yirekere aho ngaho uze utambukane na pasiteri Kiribeti hanyuma kubera ko hariya ari hatoya reka tuvugire hano reka rero waruntumye nk'umwana mutoya ndamukubwira nti ngiye kugutumirira Iradukunda Korodine ubwiza bwe si ubwo basabagira iserine zimwe z'inshinwa zimara imyaka 3 zikabyara ubushita urabona ko ari imibiri yombi iwacu kwa Bizimana wa Ntibaganira wa Seyoyo amavuta meza y'ikimuri niyo bisiga ukabona uruhu n'imibiri yombi sinahoze nkubwiye nti uramubona asohotse n'imibiri yombi n'amaboko amwe y'uruyeye akamisha inka ku ruyenzi nguyu rero araje araberewe araje bwiza bwa mama bwiza budashirirora reka rero ijambo ndihe pasiteri urakoze umutesha gitaramo wacu nyakubahwa Kiribeti ndagira ngo nkubwire ko Korodina nguyu wamubonye ni umukobwa w'imibiri yombi ndanezerewe tarinjira muri iryo jambo rindi warugeretseho kugira ngo bakose imivumbi wa Mirasano ntabwo turinjira umwanya wo gutota abantu yego ahubwo aho kubakubita amajido tubaha amanido aho kubakubita inkokora tukabaha inkoko kandi umuryango wacu ugenda unejejwe nuko imibiri yombi wayibonye nayibona sinakora iki simvuga iki ibitwenge byuzuye akanwa mbese umuhungu wawe atari yuzura neza iyo aruzuye Vedase ruzura amaze kumugera iruhande Vedase turebe wewe ndanezere shyikira ibiganza bya Korodine
hanyuma aramutse pasiteri ndi kugira ngo manze mubwire ibyo azira icyizere bikurikiyeho ndaza kubikukorera nguyu rwose gira hino ngaho nguyu wamubonye subirireyo subirire mu mwanya ndagira ngo ibindi reka dusabe umukesha gitaramo wacu karibu twagutoranyije tukwizeye nk'intwari mu rugo urakoze cyane ugerageze kumwenyura hari ba kaka badahari hari babyara bawe kugira ngo amafoto tuzayabone ubutaha ameze neza iyo utifotoje kuri uyu munsi bigera nyuma ukavuga uti wansubizayo kandi bitakunda rero ugerageza ifoto kugira ngo igaragare neza ni ukuba wamwenyuye uri guseka neza mbese niyo haba hari akantu katari ku murongo uko wabitekerezaga ukakirengagiza mbese ugacya mu maso uyu munsi ntabwo uzagaruka urakoze kunyumva rero Veda uyu munsi ni uwawe kandi uyu munsi ni uwacu nyemerera rero ushinjagira gitware n'inkoni yawe unyura imbere ya cyubahiro uze urangamiye Korodine bagutwaje baze kukwibutsa urabona ko Korodina yasohokanye n'abasore b'ibigango babiri bariya ni abarinzi b'igihango mu muco w'iwacu rero ntabwo umusore yaba yararinze igihango ngo uze gupfa gutwara mushiki uko wiboneye ngaho tambuka ubanyureho baramutse baze kuguha uburenganzira bwo gusuhuza Korodine n'uwo murishyo uzamuye ntacyo byaba bitwaye ngaho guhagaze inyuma ye gatoya cyane Veda gerageza uramutse abo basore ni wowe uzi uko urabigenza wabongorera ariko baguhe ubugari uze kuramutsa uwo wakunze arakoze barakoze noneho tera intambwe ebyiri usubiye inyuma gatoya hanyuma na Korodine nawe atera izindi ntambwe ebyiri akwegera Korodine aba basore ndi kubona batishimye ariko Vedaste yambwiye ngo buri wese akore mu mufuka arebe kuri telefone ye arebe kuri momo arebe ikintu gishimishije yaboherereje kugira ngo baze kubona uko bamuha rugari asuhuze mu mushiki wawe Veda Sado muramutse muhoberane muri kureba iriya kameramani muri kumwenyura uko mushoboye kose iyo foto iyo mumwenyura yari igiye kuba nziza cyane mwongereho umuhanzi Rwema ati gendere Rwema nyamibwa iwacu bakimara rero kuramukanya narindi gutekereza ko muri urwo rurabo harimo impeta ya fiyansaye kandi imeze neza yishyikiriza Cyubahiro hanyuma Cyubahiro iyo ni impeta ya fiyansaye
reka tumukomere mu mashyi cyane. Abo binejeje ntacyo bitwaye, uyu munsi ni uwabo, reka tubanezererwe cyane. Hanyuma bagushyikirize na ruriya rurabo. Ni ururabo rwiza wateguye urushyikiriza umukunzi wawe, ariko muri kumwenyura, abana bafotora, natwe twese tuze kuboneraho. Abo binejeje twabakomera mu mashyi cyane. Tukiri hano ndi kugira ngo twihutishe. Bamushyikirize impeta ya fiyansaye, bamuhaye ururabo, ariko burya kajya wamugarura. Reka umuntu ufite impano Claudine yageneye umutware we wayisohokanye, hanyuma marene nakwakirire ururabo kugira ngo ubone uko utanga impano. Yego, ngaho mushyikiriza iyo mpano. Yego Claudine, hanyuma nawe uretse gatoya. Ndagira ngo werekere umutware wawe. Iyo uri kwerekera umutware wawe rero umwerekera uri kumwenyura kugira ngo umushyikirize impano uri no guseka, unezerewe. Impano uyizamura hejuru mu kirere, hanyuma nawe agatega ibiganza yiteguye kuyakira. Yego, ukayimanura, hanyuma ukayimushyikiriza, ukamwegera, ukamwiyegamiza, ukamushyikiriza impano umukunze cyane. Ukuboko kumwe kugafata impano, kugafata umutware, umufate mu 1000 ntufate muri 500. Niko bimeze. Murabona ko ari byiza binejeje. Reka tubakomere mu mashyi. Ngaho cyubahe, sinongere kukuvuga, hanyuma ujye uhituza wakirire Vedaste. Tukiri aha ngaha rero, umuntu ufite impano ya Vedaste nawe yageneye umukunzi we, umusheri we, ayimutambukirize kugira ngo nawe ayishyikirize umukunzi we. Claudine, uba witaruyeho gatoya kugira ngo nawe baze kugushyikiriza ya mpano. Ubwo uba wayimushyikirije. Ngaho yego, ukayizamura mu kirere. Claudine nawe agatega ibiganza. Yego, ukamwegera, hanyuma ukamwiyegamiza kandi ukamushyikiriza n'impano bimeze neza. Mukayegeza hasi kugira ngo uburanga bugaragare, natwe tuzabibone mu minsi izaza. Abo binejeje tukabakomera mu mashyi ntacyo bitwaye. Aha, reka rero bamwakirire. Mbonereho gutumira ababyeyi ba Claudine. Duhere kuri papa. Hano umwanya ni mutoya, muri hangana mujye juru. Papa Claudine ajye juru, hanyuma abana bamushyikiriza impano bamuteganirije. Uramanza uramutse umukobwa, uramutse n'umukwe akuzaniye. Muhindukire iyo foto ntabwo igaragaye. Papa, hobera umwana, hanyuma uri guhindukira kugira ngo iyo foto igaragare. Kandi warakoze. Hanyuma umuntu ufite inkoni, biterure gatoya, uba ugiye ku ruhande. Hanyuma Vedaste, nawe urabona ko uyu mwanya ni uw'icyubahiro. Uri imbere y'umubyeyi angana so, ariko ni na so bukwe. Umutamiriza iryo kamba ry'izabukuru mu ruhanga kugira ngo atazicwa n'izuba. Mwambika ingofero neza, unezerewe. Nubona uyimutamirije mu gahanga, umwegere, akuramutse, mwegere, hanyuma aguhobere. Hanyuma mujye murakebuka ku ruhande kugira ngo babafotore.
nuko reka tubakomere mu mashyi ntacyo bitwaye. Reka uyu mushyiki wacu agushyikirize n'iyo nshyimbo. Ngaho iyo nshyimbo niyo kujya yicumba. Umubyeyi mbese ufata ngo inkoni uyishinge hasi wumve ko ikomeye. Inkoni mubyeyi ukoresha ukuboko kw'iburyo ukayishinga hasi ukumva ko ikomeye. Uzajya urayicumba umanutse mu bunyerere ugiye kureba inka. Nuko murakoze cyane. Reka papa abe yigiye nko ku ruhande gatoya, hanyuma mama Claudine yegere abana abarumotse. Tambuka nta kibazo. Ako ndi kubona mutishimye kandi ntabwo ifoto yanjye umuntu atari guseka ntabwo byakunda. Mama ndi kubona atishimye sinzi ikintu. Korodi wahobera mama hanyuma urushaka umukirigite ariko tubona ari kumwe. Yego reka aramutse n'umukwe. Barakoze cyane. Hanyuma hari impano Vedaste yageneye nyirabukwe. Tambutse icyo giseke gisumba ibindi. Aha ngaho Veda, iyo ni impano wageneye nyoko bukwe. Ndabizi ko ihishe byinshi. Ngaho icyo giseke kimushyikirize na Claudine aze gufataho. Mwegeze hasi ho gatoya kugira ngo uburanga bugaragare. Akoze cyane. Reka mama Claudine abagiye ku ruhande gatoya. Reka baze kumwakirira. Nsabe turacyari ku ruhande rw'umukobwa. Claudine agira abasenge benshi ariko ndabizi ko hari senge wateguwe kugira ngo abana bamushyikirize impano. Reka ababyeyi babe basubiye mu byicaro. Ndibuze kongera guhamagara mama Claudine yayitambutse. Tambuka. Senge urahindukira urebe hano. Mujye muragerageza mwishime. Uyu munsi ni uw'ibyishimo. Abo binejeje murajya murantiza amashyi. Murakoze cyane. Ababyeyi ba Vedaste Bagejuru, dusabe Pasiteri Buregeya aze aramutse umuhungu we. Ati ndagushimiye kubera ko umpesheje icyubahiro. Pasiteri ntabwo bagufotoye. Aha Pasiteri ni umusirimu. Ati reka twiyongeze ntacyo bitwaye. Ati muhungu wanjye urakoze kumpesha icyubahiro. Rero umuntu ufite ya ngofero n'inkoni Claudine yageneye sebukwe, nta kibazo umukobwa wa mama. Ngaho iyo ngofero yishyikirize Claudine, n'iyo nshyimbo yimushyikirize. Ngaho ubitarure Claudine. Rero urabona ko
nawe ntabwo wahanga uruhanga sebukwe kubera ko imfura ingana na se. Iyo ngofero yishyikirize Vedaste, hanyuma Vedaste akubereyo, hanyuma atamirize se iriya izabukuru. Iyo ngofero yimwambike neza, uyimugere wumve ko ikwiye mu ruhanga rwe neza, hanyuma umwegere. Murebe hano, mwegere Vedaste. Aha, fotogarafe ndabona bibamo neza. Hanyuma Veda egera haruguru gatoya. None nawe ubuhawe uburenganzira, iyo nshyimbo yishyikirize mu biganza bya sebukwe neza. Nawe yego, iyo nshyimbo ajya yicumba. Pasiteri, inshyimbo yishinge hasi wumve ko ikomeye, uzajya utembera mu nka wumva umeze neza. Fataho Korodi, fataho, abana bose bafateho, muyishinge hasi, nta nibyo byiza. Yego, reka tubakomere mu mashyi, ntacyo bitwaye. Aha, pasiteri araba ahagaze hano ku ruhande gatoya. Hanyuma mama Vedaste, pasiteri, kameramani ari kumbwira ngo subirayo yiyongeze ngo afotore n'indi abana bafashe kuri iyo nkoni ngo imeze neza cyane. Mukaraza kakazi ariko wakanyimye. Ngaho hindukira ku ruhande. Mama Vedaste, tambuka usuhuze umuhungu wawe, urabona ko arakunejeje, natwe tuboneraho. Ngaho muhindukire kugira ngo iyi foto Veda, uri ku ruhande cyane, hagarara umwitegeye imbere. Yego, hanyuma aramutse n'umukazana. Reka tubakomere mu mashyi cyane. Murabona ko noneho ifoto ya mwese mwese pasiteri egera madamu. Gutyo iyo foto ni nziza cyane. Wibuke kariya ko ku ruhande uze kugakeba katajyamo. Arakoze. Hanyuma ababyeyi noneho baba basubiye mu byicaro cyari gitumye uza. Egera Korodine, hanyuma iyo mpano muyimushyikirize Korodine. Hera ku giseke. Ngaho bitarure gatoya. Hanyuma Korodine, ngaho shyikiriza umubyeyi iyo mpano. Egera inyuma gatoya, mushiki wawe egera inyuma gatoya. Ariko buretse gatoya, buretse. Yego, murebe kameramani. Hanyuma iyo foto nizere ko nawe fataho. Mwakoze cyane. Ngaho reka uriya mubyeyi akwakirira igiseke, hanyuma wongere ugumeho bagushyikirize ya mpano. Mama Vedaste, umukazana aragira ati usanze nzi kugeze mu zabukuru ntuzongera kumanuka umutozo ucubusuna, niyo mpamvu yaguteguriye impano y'ikirago cyiza. Uracyakira rero unezerewe, ariko ndikubona utishimye, sinzi uko byagenze. Ngaho twarangije. Hanyuma rero
ni aka kantu kawe narimbikije uriya nakaguhe usubire mu byicaro byawe. Reka senge rero noneho wa Vedaste tugira benshi ariko hari uwateguwe kugira ngo ashyikirize impano anyarutse hanyuma mumfashe kugira ngo mumfashe tunezerwe twishime. Senge arimo gutambuka, reka nawe ufite impano ubu yitambutse impano Claudine kugira ngo ashyikirize Senge tambuka umanzura mutsa abana bagushyikiriza impano. Reka babafotore hanyuma Claudine ngaho shyikira iyo mpano hanyuma shyikirize umubyeyi na Vedaste afateho. Mube supure mwiyoroshye museke mbese munezerwe kuko uyu munsi yaba ari uw'umunezero. Bakana ndi Senge nimba yarangije guhabwa impano yasubira mu byicaro bye. Aha uko tumeze gutya rero munyemerere hanyuma reka dufite abakecuru benshi ariko hari kaka nyirakuru wa Claudine. Abana bifuje kumushimira kumuha impano. Reka ajye juru atambuke mu cyubahiro, araza gato na zabukuru hanyuma agera imbere y'abana bamushyikiriza impano. Tambuka bwaducyanye cyangwa se amasaha yagiye. Yego ngaho ramutsa abana ngaho fotora kaka ongera uhindukire urebe hano urebe uno muhungu ari gufotora kugira ngo nanjye nzayibone. Ngaho hobera umwana ongera uhobera umwana uwo ntacyo bitwaye ariko batsi none ndahobera umwe reka mbahobere bose. Ngaho egera Claudine ngaho zana iyo mpano yishyikirize ku igume. Akira abana bari kugushimira warakoze. Yego bakoze cyane. Reka umukecuru yisubirire mu byicaro. Reka rero munyemerere Claudine ngaho bagushyikirize ruriya rurabo rwawe. Ufate ikiganza cya Vedaste mutambuke kuri ibi byicaro bibateganirijwe. Mutambuke muri biriya byicaro mugende mushinjagira gitoya. Hanyuma murabona ko ibyiza byose ari iby'iwacu. Claudine Vedaste bakwakira iyo nshyimbo ndetse Marina kwakira urwo rurabo hanyuma ushyikire ikirahure cyawe
na Vedaste nawe ashyikiriye ikirahuro cye, hanyuma uyu muhereza twitaze gatoya cyane. Murabona ko amasaha twasenze, ugiye kudufasha hanyuma umutwakirire mu cyubahiro Imana ibahaye, muzimanire kuri ubu buki bwiza bw'umukepfu, hanyuma aze kugubwa neza. Korodi umutware rero, Veda ikirahure cyawe mugishyize imbere hano, hanyuma Korodine ufate neza akwakire, ukuboko kumwe ni umufate mu gihumbi, hanyuma umusomye neza uti rukundo rwanjye naragukunze sinabura kukuzimanira hano iwacu. Atuzemo gakeya wongera umusomye, kuko umutware ntabwo bamuha rimwe ahubwo baramuhata, kandi ukamusomya unezerewe. Ti aya ni amazimano y'iwacu, tugira amafunguro y'abashonje ariko tukagira n'amazimano y'abashyitsi. Ati uyu mutobe wateguwe kugira ngo nzawukuzimanire. Ngaho nawe ururutse ikirahure, Vedaste agukorere mu ngata, kajye wamugarura uko yaragufashe nawe bariko umufata, hanyuma umusomye. Aha abo binejeje dukomye mu mashyi ntacyo byaba bitwaye. Hanyuma kubera ko turi kwihuta, abari kuri hariya meza magari nimba barahahagarara bahahagarare, kuko turimo kwihuta. Hano reka tuhatambuke vuba, nta kibazo n'ako kaziki kameze neza. Korodine ari gutambutsa Vedaste amwereka iby'iwacu biri ku meza magari. Hari igihe mwaba mutabyibuka, reka mbibutse. Iwacu hano kwa Bizimana Fideli tugira ibishyimbo, tugira ibirayi, tugira ibigori, tugira amashaza, tugira imboga z'amoko yose, isaga, isogi, nyiragasogereza, imbwija n'inyabutongo. Tugira ibishyimbo byitwa hagarara ndebe, tugira mubanye natwe dutangira. Dushimye ko tugera ku musozo w'ibi biganiro. Uyu mwanya mwiza dusengeye abashyitsi bagiye kugenda, gendane nabo natwe, sigarane natwe, kandi indi mihango yose isigaye tuyisize mu biganza byawe, ngwize gukorwa nawe no kuyoborwa nawe. Ubuntu n'amahoro no gufashwa n'umwuka wera n'urukundo rw'Imana Data bibane natwe twese muri byose, mu izina rya Yesu.